ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Wararwishigishiye, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Burya mu buzima ibyo twifuza byose siko tubigeraho, kandi umunyabwenge yaravuze ngo ubuze icyo akunda icyo abonye. Niba wari uri kugendana n'umuntu inzira zanyu zikabyara amahari, hari igihe biba byiza kukomeza ukajya iyo ujya. Gusubira inyuma bikaba ari amahitamo mabi, kabone n'ubwo umutima wawe waba ubiguhatira. Wakwibeshya ko urimo gukurikira umutima wawe, cyangwa ko wari wibeshya amayira. Ariko burya nta kirusha umutima w'umuntu gushukana, kandi umutima muhanano ntiwuzura igituza. Dukurikira umukino. Ariko se Kwize ko habura ukwezi kumwe ngo itariki muganga yampaye kubyarira higere, uzama amafaranga ryari ngo nshaka imyenda y'umwana. Ariko ejo bundi sinazanye imyenda. Ibisarubeti bibiri n'akagoma kamwe nako kangana urwara wazanye se nibyo umwana azambara. Wazifashije ibyo wenda kwa muganga tukazashaka ibindi twitonda. Ariko ibi nibikira. Ubwo muganga azambaze ngo ibikoresho by'umwana biri he rero mbibure. Sinshaka kuzongera guseba nkuko byambaye mu minsi ishize nagiye ku gipimo cya nyuma, ndakwinginze Kwizera. Ngo byagenze bite se? Batubajije ibigoma n'amaranje, abandi bagira bacya barabyerekana. Nibundi ngenda bibura ndeba hejuru ndeba mu kirere. Ubundi umuforomokazi nawe arantuka koko, kandi ibyo byose bitewe nawe. None se twese dufite ubushobozi bwo kugura ivarisi yuzuye? Niba naraguze ikigoma kimwe ko ari cyo mfitiye ubushobozi urumva nabizi. Urabizi ariko nawe kutwe wazanyije ubundi ntacyo twamara, ni duke cyane pe. Nshakira amafaranga rero nzajye ku isoko nihahira ibyo nzakenera n'imbyaro. Nta mafaranga mfite mada. Ubwo nzayashaka nyine ninyabona uzajyayo. Uzayabona ryari ubwo kurabona ngifite imbaraga zo kwirirwa ntaza gahanga kuzuba ngo ndahahira umwana. Yanshakira ubu tubasha kugenda. Ariko se uburandeba ukambonamo amafaranga. Ukeka se ko nge ntifuza ko umwana wanjye w'imfura yazambara agasusuruka? Akubundi wanjyanaga he niba waruzi ko udashoboye kuntunga? Nabonaga duhorana ibibazo nkagira ngo ni crise yatewe n'ubukwe, none burya n'ubukene bwakokamye. Ihangana ariko bizakemuka. Uyo se ko natsinze ibizamini by'akazi ahantu nk'hatatu. Ako mana we. Haraho bampamagaye ejo nzajya gukora interview. Ibyo se biramfasha iki? None se urumva ntagiye kubona akazi nyine? Ibibazo byose dufite bisahita bikemuka cyangwa basi byorohe. Ngewe rwose sinigeze mbaho mu butindi bungana gutya. Ubu se sinabuze uburyo ninywera icyayi. Yego ye. Niba utabasha kugura nido, ntiwapfa no kungurira agashyushyu byibura. Ariko ntugahore witetesha Kwine. Ubuzima burahinduka, ugomba kubimenya ukanabyakira. Yego ye. Urumva unyweye icyayi n'abajyana ugashyiramo n'umucyayi wabiki, cyangwa ugateka igikoma. Reka ntabwo ngewe njyanywa mu karo. Igikoma cya kawunga nacyo burya sinakimira kitarimo amata. Ngewe ujye ukintekera ntacyo. Ubushobozi niboneka nyine nawe nzajya nkugurira ayo mata ya za Nidoka byawe. Hanyuma si ikibazo cy'umukozi nakubwiye icyo kigeze. Ngewe ndavunika rwose ntabwo ibi nabivamo. Ariko se Kwine wagiye ushyira mu gaciro. Ubu ndazana umukozi nta kazi mfite, njye muhemba iki? Niba udashoboye guhemba umukozi rero jya ukora ibyo yagakoze. Ugize ngo iki? Ndakeka wanyumvise ariko. Ujye wimesera ibi bikoboyi byawe singiye kuzatonyoka intoki. Mukanyuraje unambwire ko nzajya nitekera rero. Ubikoze uzundi wabiki? Ariko sinanakurenganya amakosa n'aya mama mpozaga ku nkeke ngo ninshake muvire mu rugo. Ubona wenda iyo nitonda ngatigereza Bariteze wanjye ari kuzagaruka. Bariteze zuwo ninde kandi? Ni umusore wankundaga nanjye nkamukunda nuko amatage agira nabi yadutandukanije. Nurize ko mwatandukanye umuzanye mu biganiro byacu gute? Kuba twaratandukanye ariko ntibivuga ko namwibagiwe. Iyo mutegereza gato wenda ari kugaruka afite n'udufaranga. Yego ye. Cyangwa niyo atayagira nibura twari kujya dusangira ubusa tukishima kuko mukunda. Bishatse kuvuga rero ko ngiye utankunda? Ngukunda n'iki se ko nagushatse by'amabura kindi ngira ngo mpunga induru za mama. Bariteze yarazi no kumakeya muri duki y'abagafite. Yego ye. Aho wowe no kuntera imitomi ibozi idafite ikiherekeje. Wiriwe neza mwamikazi w'umutima wanjye. Ese ubundi ubukeka ko niriwe neza ntintariye. Hakuno dondobekanye amagambo rwose. Ariko se niko mba nakwemye ibyo kurya mbifite koko? Kuki ko gushaka kunigira umuhugu utari? Iyo witonda ukabanza ukiyubaka se rero kanswaga niki? Yewe. Ange ngira nyamba nkubonye mu gapantaro watiye ngira ngo uri umuntu. Nuko bitakunda ngo nsubize igihe inyuma ariko naribeshye rwose ndanabyicuza. Umva reka nkubwire Kwine. Ninge wicuza ahubwo kuba naragushatse nkubutse. Urumva? Nabonye nkurangiwe n'amasengera ngo uri umukobwa w'umutima. None nuko uri umweho.
umwehu ni wowe umugore utinyuka kuvuga ko akumbuye abandi bagabo imbere y'umugabo we koko nakubwiye umwehu ni wowe uranyumva ni wowe wihaye kubaka urugo udafite ubushobozi bwo kwita ku mugore wawe komva uyu mwana vuga ugiye kuza kuruhira muri iki kibanda hori cyawe nanjye ngo cyawe ni icya nyiri ibyondo wowe ntiwanakigondera wamutindiwe ayewe urashaka n'ukuntu ukase noneho urwagututse ruriyo ruri nakurikiye agasura keza ngira ngo no mu bwonko hameze neza sinkamenye ko nta n'ikibereyemo mva reka nkubwire mata reka twubahane ubukene si ingeso kandi si uko bizahora nubwo mbwiye nabi ariko ndabyihangana kuko ngukunda kandi urabizi ibyiza biri imbere igishoro cya mbere ni ubuzima ntukire urebe hano ahubwo turyame nicyo bagutorera gusa ese ntushaka ko uwo mwana akura shyira hino ariko ndinaniriwe kwize niba utaramukujije warasibye njye nta n'umugongo nifitiye rwose ariko se mama ndakumva wagiye ugabanya kwicara imbere ya televiziyo koko muri iki gitondo koko ariko ubugira ngo ngehe cyangwa nkore iki ukore ka siporo siporo sinakuguriye umugozi kuki utawusimbuka mba numva nifitiye ubunebwe ariko ukwiye kubwikuramo siporo ni ngombwa mu buzima gusa guhora wicaye uzi ko byazakuzana ibirwara byinshi koko ndaza kujya mbikora gake gake uko ni ko warumbwira buri gihe ariko kubishyira mu bikorwa byarakunaniye nzabikora yewe ariko kuvuga ni ugutaruka Didier ikisi mushiki wawe wabayeho nabi pe abayeho nabi uheruka iwe simperukayo ariko ndamuhamagara nkamenya amakuru ye umugabo we n'ubu nta kazi arabona kubaho rwose ni ugupfundikanya yewe nanjye ejo bundi yanyandikiye ubutumwa bugufi ambwira ko arwaye akaba yabuze uko yivuza gusa kuko nari mfite akazi kenshi namwohereje udufaranga ariko sinamuhamagaye urabona umwana wanjye arushya akiri muto kandi byose ni wowe wabiteye kandi ubuse kwirinda mwanga si mushiki wanjye ngo mu ntege sinari nanze ko ashakana na kariya gasore k'agatinda isi ugahatiriza ngo ndeke kumwicira ubukwe atazagumirwa nk'aba basore bari bashize mu gihugu ariko nta yandi mahitamo yari ahari mama wibuke ko kwini yari atwitinda yakwize uba wararetse akabyara sinari kunanirwa kumuririra ariko byari kwanduza isura y'umuryango si ngukunda kuyizera kumva kubwira ko atwitegeye akabimisha ndi nyina none se wowe ko wabaga umushihura umutera hejuru urumva bari kukubwira ubu se tuzajya tumutunga tumumenyere buri kimwe cyose kandi yitwa ngo afite umugabo reka kwizira ntaza ahora ari umushomeri mama wibuke ko afite impamyabushobozi ye ariko kandi aho yakoze ibizamini byose hose yagiye atsinda none ko yatsinze se yabonye akazi ubukene rero urumva ko ari ubw'igihe gito umwana wanjye se azaba atarahasize ubuzima uzi kuntu mu kanya namuhamagaye akanyitabana intege nke yewe ashobora kuba adaheruka no kurya reka mwohereze udufaranga duke ashaka icyo araba arya nk'iyi minsi ibiri wenda kuwa gatandatu nazamusura komeza umutunge nyine niwe wemeye ko arongorwa na kariya ariko ntugatuke umukwe wawe mama umukwe kese ko ari aho babuze uriya ni mukwe njya nibaza umukwe wifuza uko ameze bikanyura nashakaga umugabo nyine washobora kwita ku mwana wanjye reka iriya nshakarafu itamubonera n'ubugari bwo kurya mama ndakwingize ntuzongere gutuka muramu wawe nawe umukwe wawe ikindi ujya ureka gusuzugura abantu ngo ni uko bakennye nta mukwe mfite ujya wibuka ko yaguhaye ari nayo yabimye yewe jyana iryo vugabutumwa ryawe hirya ndeke nirebere filime n'ubundi uri kundangaza ubu se ndamenya yarigeze hehe none dore kandi disi ukuntu yihebye mbega ubugome bamukoreye nawe na filime shani yonge wowe ndabona urugo rwarakuguye neza ntore nkanjye umeze nk'imbwa yuriye urugi oya shani ntukavuge gutyo kuvugisha ukuri ariko ntibyica umutumirano ngaho nawe ureba ahantu mba koko reba uburyo hasa ntacyo habaye nyamara wavuga gute kundi se ni ukuri ntugakomeze ibintu reba uburyo wari wanyimye ku bijumba uzi n'ukuntu mbikunda ariko wowe utandenganyije ibijumba ni izimano ryo guha umushyitsi ugeze iwawe bwa mbere koko bitwaye iki se uramenya ahubwo batazajya bakwita igisambo icyo ufite nicyo uzimanira abagusanze kandi nta n'igisanganwa nk'amagambo ngo abansanga uretse ko ari wowe twakuranye se wagira ngo hari undi muntu nakundira kugera hano none se ubwo nta bashyitsi ujya ugira naba rwose nushatse kunsura mubwira ko ntari mu rugo ariko ubugira nabi ubu se uzibana ubishobore mbabarira di si nyine abaza kunshishamo ijisho ngo bagende bantaranga ngo mba mu muhino nk'imbeba
ariko Queen wagiye usigaho koko ubu se ntababayeho nabi kukurusha kandi biyakiriye ibyo abandi simbizi nge ndeba ibyanjye jya wihangana sha iminsi mibi ntihoraho kwizera azagera ahabona akazi cyangwa nawe ukabona ubuzima bumere neza sinkubeshye nge ndumva kwihangana bitangiye kunanira uyu wirambirwa nshuti ibyiza biri imbere ivugire wowe ntuzi ibyo nkora nabyo hano aho kuguza umugabo ugusaba kumuhindukirira utariye none ko gusonza bitabuza amaraso gutembera se uzi yo kwizeranya asamyeho ngo tujye gusenga cyangwa gusura abantu nta nakenda ko kujyanayo yanguriye none se aba yabikwimye bifite akabishaka nyine umugabo utampahira se ntanyambike ni mugabo nyabaki niyakubise impyisi inkoni angurira ibitenge boshye ndi nyina wa nyina erega uburiye umubyizi mukwe ntako aba atagize simbona yirirwa agenda aho bashaka abakozi hose akora ibizami bimwe akabitsinda ibyo nabyo bimaze kundambira rwose uzi induriye ya buri gitondo ngo umushakire imyenda agenda yambaye ukagira ngo abagiye kumpahira Queen wakwibutse ko wasezeranye na kwizera kubana mu bibi no mu byiza mu butunzi no mu bukene ubanza yagutumye ukamutera ingabo mu bitugu ariko muteye ingabo ni inshingano ze nk'umugabo no guhaha nanjye nkateka nkamugaburira kereka niyemera ko bimunaniye tugahinduranya inshingano noneho wowe se uzajya uhahira ye ko nta kazi ufite ugira ngo se akazi nakabura nabishyizemo imbaraga niyo ntabona kampemba ku kwezi se ubu bwiza bwanjye ntibwantunga nizere ko udakomeje ariko umva niyo ngi nta bupfura ndi gupfa di ahubwo uzampuze n'umwe muri bya bisaza bikorana n'umugabo wawe nibandabandirwe urashaka shuga dadi rero yantwara ikize ibyo sinabigushyigikiramo rwose nyurwa na duke twiza ureke kwiyandarika evugire sha wowe ibyo ukenera byose urabibona n'ubundi utabusya bwita ubumera ntiwakumva agahinda kanjye ukaba wumva umutari uguca inyuma umugabo wawe rero ukajya mu basaza bakubyaye imyaka ni imibare di bapfa kuba barekura inote gusa banza wicare hamwe wonse umwana kure sakindi zabibyara ikindi ariko ibyo bitekerezo byikuremo rwose ntaho byakugeza pe yego Marita wabuze niko ye wabagaye ese jyana uburyarya bwawe hirya uburyarya se bugenda bute ntabwo amahubwo yewe dore sinari ngwerutse ngo bagire ngo wishimiye kumbona rero twarabamenye di twarabamenye none se sinkwishimiye Mari ahubwo ko mbona wowe usa n'utanyishimiye byatewe n'iki unyishimira iki wa mugome we umugome yewe se nagomeye ndi ko mbona wandakariye se nakugize nti kariho umunsi rwose niba hari n'ikibazo ukimbwire dufatanye kugishakira umuti umva mbese kwijijisha se burijijisha mu biki niko umwana wanjye yakugize ate byatumye umwicira ubuzima bene kariya kageni njyewe wowe nyine njyewe ariko kugeza ubu sindamenye ibyo urimo uvuga wansobanuriye ko naheze mu rujijo niko wari warabuze undi musore muzima urangira umwana wanjye koko ese nibyo wavugaga nibyo nyine wowe namurangiye se mwasanze arwaye ibibembe ewe iyo biba n'ibibembe twari kumuvuza uriya mutindi se utagira icyerekezo ubona azageza umwana wanjye kuki koko si uko abantu bazira ubusa ubusa urabona ukuntu wandoheye umwana mu nyenga y'ubukene koko ariko urandenganya wambwiye ko ushaka ko Queen akuvira mu rugo unsaba kumurangira nk'uko njya ndangira abandi ikosa ryanjye ni irihe uriya mutindi w'ingegera se iyo umurangira murumuna wawe cyuye nasangana na Queen uretse ko tutari no kumushyingira mu byara we cyangwa twebwe wigeze wumva tuvuga ko tumurambiwe wabonye rero nkubwiye ngo ushakire umukwe wumva ko umwana wanjye namurambiwe uko nishakiraga abuzukuru se ugira ngo Queen wanjye nigeze murambirwa none ko yahise abyara se ufite ikihe kibazo abuzukuru azaguha n'abandi benshi humura ikibazo nuko nibwiraga ko Queen ari nk'umukobwa wawe umwifuriza ibyiza ariko naribeshya niko bimeze pe rwose nta kibi mushakira ikibi kirenze ko wamwoheje gusanga iriya ncakarafu yo kamwe n'ubworose ni ikihe kuko umugabo w'ubwanwa nk'ubwa ruhaya ariko utagira n'urwara rwo kwishima ko mana ntukaturire amagambo mabi ku mukwe wawe wo gacwa amakwe nyabaki baracyafite igihe imbere baziyubaka bagera aho bifuza icyampa bari abakobwa b'amasura mabi nabo bakazarwa nk'uwo wanduhirije umwana ngo iki w'amasura mabi amabi nyine icyakora ntuzisazira Mari urumva amagambo uba uvuga mbeshye hese ariko se basiganye bakajya yewe nanjye ndavuga guswa nibaza ubuhumyi bwafashe umugabo wawe akaguhitamo gize ngo iki nta bandi bakobwa mwari muturanye ariko
iyo bahaba ntiyari guhitamo usa naho bwakereye. umva mari niba ikaze naguhaye utayishaka mvira mu rugo nta mahane nshaka madamu ubwo uvuye iwawe kuri iri zuba ryose uje kunuka gusa. uvuze ko nyir'urugo yapfuye si wowe wamwishe. gusa imana izakubaza ibyo wakoreye umwana wanjye. wamutindi mube we gusa. umutindi ni wowe siki. yesu we mana yanjye ni njyewe kwini wanjye hobe ako se ni wowe mbona cyangwa ndarota. umva se umva ongera umubere yewe umva yewe ikarume ihangana ariko ntabwo uri kubona ko turi mu bantu ntabwo uri kureba ukuntu bari kutureba ihangane nibareba ibyo bareba njye nari nkwikumburiye. umva se ihangane gato tubanze tuve hano ihangane ariko ako se ubu n'ubu uracyagira aya masoni yawe ya kera nari nzi ko wasimbutse we ntuzi kuri hano umva nakubariraga ibwota abasimbi bo n'ubundi nta minsi myinshi zisize ndi inaha kuko ni ukuvuga ngo navuyeyo kuwa gatanu kuwa gatanu. umva hanyuma se urashaka iki hano igoko duva binde ndi gushaka simukadi y'inyarwanda yo kuba ndi gukoresha muri izi minsi ndamarino none zi nawe ko mbonye uri gusohoka mu biti sha nanjye nari nje guswapisha simukadi kuko iyo nari nsanganywe bayibanye na telefone mu minsi ishize. none se simukadi wakoreshaga mbere utaragenda yagiye we yaratakaye sha hariyo mpamvu si iminsi zose bura ntakuvugishaga kubera ko nayibuze nabuze na nimero yawe. aha igihe nagize ngo wagize wibonera abazungukazi uranyibagirwa. oya sha ntaho nakwibagirwa ico ntaho nagikora nakomeje gushakisha amakuru gawe ndagabura ntanakwandikira no kuri Facebook aho nkabona ntawe ushaka kumvugisha no kunsubiza. ese konti yanjye ya Facebook uko bayihakinze ntabwo nyikoresha. none se umaze gufungura indi nukubera icyo utansabye ubushuti kugira ngo tuje turavugana. reka nta yindi nigeze mfungura umvaga naritereye umutwe sinari ngikunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. none si we kuwahindutse aha wenda umbabarire kuvuga nco ariko kubona warabaye nabi nuko utakinkunda nyine niyo mpamvu ubona nahindanye. oya nta munsi nagumwe nasibye kugukunda kwini we uko twaburanye gusa nuko rero iyo ubuzima buhindutse n'uburanga n'ikimero bijya muri uwo mujyi. none se ko ndi kureba nkabona wambaye impeta ubu harakurongoye nyine maze imyaka 2 maze mfite n'umwana ufite umwaka. none ndi kumva waratinze kubona nshinguye ikirenge gusa nka vino. none ko nabonye utongeye kumvugisha kandi mama nawe yabaga amereye nabi ngo nishaka umugabo umuva iruhande. ariko urukumva ko wantendekaga aha kuko buriya ntaho umuntu mwakunda nijoro rimwe ngo muhita mubana ibyo ntaho bishoboka. ntabwo wandenganya rwose nabonye utamvugisha numva kutakinkunda nyine nararize ndarira ndihanagura ubundi nkomeza ubuzima. noneho ibyo byo kuvuga ngo ndagutendeka umugabo wanjye twamenyanye umaze kugenda rwose. ibyo tubyihorere n'ubundi tutabitindaho ntacyo twabihinduraho. nyihere nimero yawe nzaguhamagara tuganire twitonze niba bitakubangamiye. uye nta kibazo rwose. none se uri kuba hehe we uri kuba he mu gihe uri hano? hari ahantu nafashe icumba muri hoteli iri haruguru aho ngaho. ndumva byaraje gucamo da ahubwo nagura akantu ntacyo nakwima pe kaninjire nsabiye simukadi ubu nibyo gushaka aho mvunjisha mugura agafanta. urakoze cyane. yewe ukandagira agahungu ntaho nyura koko. Balthazar yabaye umuzungu neza ubu iyo mama atanyuhura kuko simba nguye mu madolari ariko n'ubundi ngomba kuyaryaho ngombe nyaryeho. ariko si umuhungu yagiye ryarira ndebera ariko akajagari bayisize mu cyumba cyararamo rwose kuko nk'ibi ni ibiki koko. ariko se nk'ubwo urivugisha ukora iki mu cyumba cyanjye mama? nibazaga aho wagiye udakinze icyumba cyawe utanagitunganije urambonera ukuntu wagisize kimeze. yewe nari nsose gato hari umuntu nahamagaye ngo anzanire amagi
kuki ariko ukunda gukora ibintu utambajije amagi sinarayinyazanye ahagije ntabwo nari mbizi rero nibutse ko ejo nagiye kwikorera umureti ngasanga yashize guhaha n'inge bireba muri uru rugo ariko sinzi impamvu utabyumva oya mama cyangwa wibagiwe ko ari njye mugabo uri hano gusa yego koko bose ubutaha rero ujya umpa amafaranga ni njye ubuze ibikenewe kukurusha muri ubutaha nzajya nyaguha rwose hanyuma asurirwa hano ngo nkubwire ahantu tuza kujyana oya ngiye kugenda kandi ndagaruka bwije nuko nari mbyutse nshonje nshaka kubanza guteka umureti hari aho wamboneye inkumi se nahita ndusobeka kumva ko bagera muri reka se naguhitiramo da uzirebere nge nzabaha umugisha wa kibyeyi gusa yawe nabyo ntibyangwa nabi wese ko nkwizera none se washaka ko tujyana nashaka ko tujyana gusura mushiki wawe nyine none ndabona utabonetse ariko ntacyo ndajyayo jyenyine da nyamara nanjye nateganyaga kuza kunyura mvuye aho ngiye nibyo ni nayo mpamvu nakubwiraga ko ndi butahe bwije uyu mukobwa ko tumutekerejeho twese se ubu ni amahorora ni amahoro nyine ko tumukunda twese se kandi tukaba tudaheruka kumusura urumva hari igitangaza kirimo kuba twamutekereza rimwe rega buriya turanamukumbuye niyo yayo ubwo se ntiwakwigora warangiza izo gahunda ugiyemo ukanyura hano ukamfata tukajyana aho ngaho ntibyakunda mama ariko ubundi wazashirisa ubu tugashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa ugashaka umushoferi bikagira inzira reka nitone shaka umushoferi muzima utari umusinzi nka Karori naho ubundi njye sinkibona neza sinashobora gutwara imodoka araze ko mbona ubukumi bukwishe urubyigamba aka kanya urashaje ndashaje cyo rero jya kugira ubuza ayo maso yawe umva icyumweru gitaha rwose nzajyayo ariko uyu munsi wigore uze kumfata rwose buriya murongo sinawushobora oya byangora mama ugenda utege duhurireyo ariko se birabikugoraho iki oya kugenda nikoza hirya ngaruka inaha amasaha yaba yagiye nawe rero hanyuma rero tukivuga kuri Queen hari igitekerezo maranye iminsi rwose kimeze giteze ese mama kubona ari Queen ari n'umugabo bose bakomeje kubura akazi nta kuntu wabashakira igishoro gito bagashaka icyo bikorera ariko wa muzima Didi niba kwizera adashoboye gutunga umwana wanjye azamungarurire nta mafaranga yanjye nzamuha ariko ntukavuge gutyo mama oya uribuka ko uri kuvuga ari umukwe wawe oya ndakubwiye ngo nta mafaranga yanjye nzahuriya mutindi w'umuteramwaku niba umufitiye impuhwe uzayamuhe reka none se ntuzi ko ngende kubaka mama none se niba wubaka iyo biba ari ibishoboka rwose mba narayamuhaye ntagombye kubikubwira ariko iriya nzu rwose urabibona ko iri kuntwara amafaranga menshi ku buryo nanjye ntatekerezaga si wose wihaye kubaka igihugu cyose oya nanone si nini cyane ahubwo ni uko pura yayigoyemo ukuntu ariko niyuzura izaba ari akataraboneka bariyo ushyiraho umutima rero iyo gushaka kuremera rubanda ubiretse ariko kwizera si rubanda ni umukwe wawe akaba na muramu wanjye ibyo biramureba njye nta mafaranga mfite yo kumuha rwose ubu utabyumva neza reka ndebe ko narangiza kuyizamura ngakinga nkanasakara by'amasuku nzabikora nyuma maze kubonera kwizera igishoro niyo cyaba gito ibyo ni ibikureba njye nta n'urupfumuye namwihera ahubwo uhama icyankurira y'umwana atararwara bwaki urifuza ko umukobwa wawe asenya rero ariko si ubundi ruriya ni urugo kiyubatse ruriya ni urugo mutera inkunga nyine ubundi se kubona iyo bimuyobeye ari twebwe yirukira harese tukamushakira ubufasha burambye ni akazi kabyo birakureba rwose erega byemere kwizera ni uwacu umva kora uwo mureti wavugaga nanjye ndumva nisonzeye ibyo ubusamari iyo ubiretse nta mwanya ngiye mbifitiye nta soni ese noneho ko ndaba yikozeho mabuja ngiye gushaka iyo bweze ubwiwawe mbona bwararumbye ariko si ubona hari undi mugore ubona uhuza akarenge mu nzira nkawe ariko ndi imfungwa ku buryo wumva ngomba guhora muri urugo rwawe ruba runandeba nabi hanyuma rero urigenga ku buryo ugomba guhoza amaguru mu muhanda hari icyo ushaka ko ngukorera se umwana wahoraga uvuga ko akurushya aragumana na nyirasenge hari ikindi umbaza hanyuma si ibyo ndabishimye da iyo kanzu imeze nk'iyo abakobwa batega abagabo ku muhanda wayikuye narayiguze nyine ahandi uzihava imyenda nihese ko ndeba isa nihenze se amafaranga wayiguze wayakuye hehe mama nayasaguye kuyo Didier yampaye ubwo aheruka hano ariko urumudabagizi koko turashomye turimo kurya ubusa n'utwo umuvandimwe aguhaye akunganira ukatugura imyenda itanaguhejeje agaciro narahashya ariko
ibyo tumaze iminsi turya se niwe wabizanye. Yego ye. Amafaranga ari musaza wanjye wayampaye nayateye imirwi rero nkurikije ibyo mbona byihutirwa. Ibyihutirwaga rero ko ari ukugura impenure. Ngabanyaho ibibazo sindi mu iperereza kwizi. Uranyumva? Ari wowe uzama uzantege kuko nyakoresha. Yego. Nagombaga gushaka utwo twenda ngo nge mbona icyo njyana ahantu. Mbona wowe kunyambika utabikozwa uretse kutanabibasha. Ariko uko niko abandi bagore basubiza abagabo babo kwine. Nyamara mbonira ishyamba ritakiri ryera. Uko ryasa kose rero uzaribamo nta yandi mahitamo ufite. Sinabona aho nkuri sukari y'umwana ngo ndeke kujyaho kandi mbona wowe udashoboye kuyingurira. Ukomeza umuke nk'imbwa ishonje birakureba. Ngaho re. Ubushizi bw'isoni usigaranye niba utaguta ku gasuzangaye. Iririre n'urubyaro rwawe ngiye undeke ibyanjye ndabizi. Nakabaye nkubwira ngo gume hano. Ariko ndabona ko aba ari ukukora ubusa pe. Gusa ugerageza utahe kare hari umushyitsi uza kuza hano. Niba ari umushyitsi wawe sibyo birandiye bahiki. Ushaka icyo umwakiriza ntukibura umuherekeza atahe. Ndabanza natanya se ngo nsange wahashye nteke muzimanire. Nsuzugura nyine ko atari nge wigize ntya se. Gusa wibuke ko ukandagira gahungu agira ati ndahonyora. Yego muhu. Nshobora kugenda se niba warangije disikuru wansomeragara ko ndi gutinda. Yewe ihangana se niba urukambara nk'ababyeyi ko ibyo mbona bitampisha icyubahiro mu bandi. Jya ubisokoza uko byogoshe kuko ntacyo wabihinduraho. Ntakundi. Niba ushaka kwihesha agaciro uzashaka iki kwinjiriza nk'abandi bagabo. Yego. Wenda nawe ujye wicarana n'abandi unabagurira icupa. Ibyo nambara si byo biguhesha agaciro. Nagiye kandi wirirwe neza kwize. Ana yanje kuzima kuko nzuru nuko ushibangana n'ibinyabiziga bana nico navukiye bana umva musore yo wagusaba service ra meza bite boss Ngire boss komera cyane modoka se yagupfiriyeho cyane inzimiyeho neza yayenze bite ahubwo se modoka ko ari nziza niko wansunikiraho se nkareba ko nayivana mu rugo umuhanda nkayishira ku ruhande hano ni mwikorosi kandi bashobora kungonga ibyo nabyo ako kabazo ni toto rwose reka nzenga inyuma ngusunikira hano inyuma okay noneho rero harya bashyiramo iki bashyiramo vitesi ya mbere ya kanga shyiramo wowe yo guswagiye ngaho sha aho wakase yego umeze nuko rwose okay te n'imbaraga reka ndarya umusore ngewe ndarya rwose biri kugaragara bo urakoze cyane nta kibazo none se aha hantu hari ahantu umuntu yabona igaraje ra yego boss uri mushya muri aka gace igaraje riri kure rwose gusunika imodoka ngo igereho byatugora no kumwamagara gukora gahunda yanje ubu yamaze gupfata yari ubu ndava ahantu gutera ese boss nta mayinite ufitemo ngo wahamagarire umukarisha gusanga hano amayinite ndagafite cyane sana mbirike akiri sana telefone mereza akiri ese boss kwima irimo password Yewe urumva nzi password yawe zana nkwereke akiri nari nibagiwe kuyikuramo rego umutwe namaze kuguta nkwereke Muginga Pablo wasanga rutari no hafi aha ngaha 07 Noche sawa nyamagarisha iri gucamo iri gucamo acu aro Pablo umva mani niri hose mwana niri hose wa musenzi umva nkubwira se nyine fata ibikoresho nsanye hano ku ikorosi ryo kwa Kigenza mwana banguka nyine ni ikiba ni imodoka yewe banguka ariko arakwishyura neza mani ndabona ari asa n'inote boze ntufite amafaranga umubwira banguka
aya ntabwo mwananira kumvikana ibiciro mwana iki imodoka se ndabona yanze kwaka amaze no kuyisunika nyine ishobora kuba ifite ikibazo muri moteri simbizi wamubwira akaza umva nyine we atari yahagera ngo aze anasuzuma amenye banguka iminota zero ubugezeho kandi banguka mwana kandi cya wowe akamoto kihuse gira vuba ntamubwiye bose ndamwizera ahita ahagera urakoze cyane burana ndi kwibaza uburyo ndasiga imodoka yanjye hano ngaha babiri kunca yaraje rinda mwese unaguhemba nkangahe sira bose ntabwo nkwishyuza pe ni ubufasha nguhaye nk'uko nanjye undi yandwanaho nyine ansanze nagize ikibazo wowe nta kibazo ntugire impungenge ko oye buranje ndi kwifuza kugushimira kunshimira se ngaho akira nkugurira amazi iri kubona izuba riri kwaka inzura igwaneho bose kibiri cyose urakoze cyane kabisa yewe ramfashije aya nakakaye byose nabigurisha pe sikore narangiye mva nari ndi kuma urakoze cyane rwose use kandi kwa ntuzaraje kwa kazumuraje ambone ushaka kuvuga ko uri w'inzara cyane rwose mva ntakara kamperuka ubukene bumeze nabi kabisa Kigali sinzi niba ntarayivamo ntuzi ubu wari ukwerekeza hehera rero muri yamba nzerera ngo ndebe ko amasaha y'icuma nyine ntawamenya wenda sinabura naho nkura n'ikiraka kibonza gutyo nyine nkagituritsa tu none se wagwa akazi akazi bose ugize neza kabisa ubushomeri buba bumeze nabi cyose kwa amakayi yandemereye hakiri kare ugakazi zagashobora koko shuri nari bwema cyera tazabura akazi kose ntaho gasabaga diplome numva musore ntuzi gusoma se byose ntumenyaga ibijanye no kwandika se gusoma no kwandika ibyo ndabizoze sheri wanjye sinayamwandikira none kuri telefone ndamwandikira nagarukiye mu wa gatatu wayisumbuye nakongereza ndakavuga good morning nakongereza urakamenya yego ntabwo nari umuhanga mw'ishuri sindi kumva ukazera ndakazi ntabwo nari umuhanga ariko nyine dudukeye nyine so you can speak English yego sa uwo twakorana rero yego sa uwo twakorana akazi mfite rero gasaba kuba uri smart uzi kubika ibanga yego sa kandi utagiraga akajagari mu byo bagura gukora byose akajagari cyane kubika ibanga haryo ibanga si yanikira secret ni mu cyongereza oya ni mu rurimi ni igifaransa secret oya ta nako ndakamya nzakamenya nta kibazo secret ibyo byose nabyuje ntugire ikibazo ako gatambaro gahanagura ibirahuri ndi kubona kari gashaka gutakara akarajya hese kera bose akirwa niko bose nose akazi ugiye guhita ukampaka kandi ndagufasha rwose witeza imbere ntaho uzongera kwicwa n'inzara reka uwo mukanisha aza nkorera imodoka ubundi dushaka aho tuja twicare tuganire neza njye nawe Pablo mukanyira abahageze rwose nta kibazo arayikoraho ryake rwose ntacu ikize cye rero we ntabwo ajya mu byo gutega bisi cyangwa ibiki ahita ufata akamatuyo rimwe ubu ngubu ari hafi kutugeraho ngo akaje ubu unyweye akaje bose ko njye nikundira icyuma none se kwize ndakumva miga uwo mwana wahogoye gutyo baye ndeka rwose nagerageje uko nshoboye yanze guhora none se nyina agiye
dore yavuye aha nka saa yine ambwira ko agiye guhaha utuntu duke agahita agaruka none dore umunsi ucikiwe amaye nka rero ubwo se umwana asinze ari kumuriza nategereje kwiringwa azateke ndaheba mbonye umwana arize nyine nshaka icyo muhasanga muri teremusi yasigayemo agakoma gake mfa kukamushukisha ariko nako kabaye yanga bose ibi ni ibiki koko umwana mwujuje igikoma ku munwa nawe agiye gusiga ku ishati mbese murasekeje mwembi pe nagira nese ko nsigaye nirirwa ntya na bebe none se umugore niba yarabonye akazi mwashatse umukozi byibuze akazajya arera umwana ibi bintu rwose ntiwazabivamo pe ariko urivugishwa ngo akazi kahise wishinyagura byihorera none se aba yagiye hehe mbaze nkubase turagira harya agakaraba akambara utwenda nk'utw'abakobwa b'inkuma akagenda agacyorwa nijoro yamaye nka rero utwo twenda se utumugurira kubera iki wagiye umugurira ibitenge n'amabubu ko ari byo by'ababyeyi ariko waretse rwose kumbaza ibitabazwa dore ntatwo mugurira utwo twenda uvuga mbona tumeze nk'utunahenze sinatwigonderaho kagira imana we none se ubwo dukura simbizi rwose njye byakwini bitangiye kunshobera miga pe mba mbona atakirwiyambitse none se wagiye umubaza byibuze aho aba yagiye cyangwa hatari iryo joro ukamubaza yaba avuye amazi yavuye yewe ndamubaza akanshiraho isoni ngahitamo kwituriza rero ngo ndebe ko bwacya kabiri none se basi wazaganirije nyina wenda yamuhana agasubira ku murongo buriya rero mabukwe simwisanzuraho cyane ndi mukuru kandi sinayoberwa ijisho rindeba nabi none rero uzibwirire musaza we pe wambwiye se ko ari inshuti yawe mama wanjye turumvikana rwose tukanajya inama ni ukuri rwose uzamubwira amakosa yamushikiwe rwose amuhane urabona si ibintu wazabishobora ubu si uyu mwana ashatse gusinziriza amuheka ndamuheka da none nabigenza nte kwa kaje kemerwa gusa ibyo ntibigoye cyane nko kumutunganya amaze kwituma ihangane rwose ndumva utorohewe pe nta kundi miga nk'ibi nibyo bikomeza kunyereka ko ibyo gushaka nkwiye kubigendera kure kandi ntukavuge gutyo miga ntukavuge gutyo rwose wenda w'imana izagufasha uwo n'umugore w'umutima agenda winshuka mwebwe itafashe se mwayicumuyeho iki reka nirebe umwana nkwihorere ariko wowe uzi uhitira mu kabati nta handi umutima uburi erega nk'icyayi iyo ndi hano gusa ahubwo se amata ye ko mbona aha ngaha mu gasikiriyeri yashizeho reba aho ngaho mu kabati ko hasi aka ko hasi imana ishimwe we imana ishimwe iyo nyabura agahinda kari kunyica kwa kwizeraho niyo habonetse ibiceri tugura agace ka litiro y'ishyushyu ubundi nkagaharira umwana yewe wararushye wa mwana wanjye we ariko se ubwo umugabo wawe yirwa kwicaye iruhande koko iyo ntaho yabonye ajya gutera akaraka nyine yirirwa mu rugo ubundi akirirwa nyirenzaho dore ko abashonje badatana no gushishura abandi muzajya mubyara buri mwaka rero niba utarabonetse urubyaro mama ariko uzi ko ibyo ntigeze mbitekerezaho none se mwajya mwirirwa mwitiritanaho mukabura kubyara baba we ibaze koko ngize gutya nkabona haje mu ndi kandi na bibi nawe kumubonera amata biba ari ingorabahizi none isi yaba imbonye umva ko bagira ngo iki menya ubwenge rero ukora igikwiye umva ndava hano mpitira kwa muganga hanyuma se kuki utanzaniye umwuzukuru ngo muramutse ako nawe ntugakabye ejo bundi ntimwari muri kumwe ibyo se byatuma utamuzana ubundi se ubu wamusigiye nde ari kumwe na nyirasenge wa muramukazi wawe aracyahari se ariko yaje kubiwanya yabo basora aba yaratashye kuko amaze iminsi rwose reka simbizi nashaka azahagume tujye dukomeza dusangire umuyaga turenzeho amazi anyifashiriza imirimo nagira naho nshaka kujya akansigaranira umwana. Ariko si uwo mugabo we ko numva ibizamini byose akora aba yabitsinze, impamvu atabona akazi ni iyihe? Sinakubeshya rwose, gusa nkeka ko ariko bakunda nyine batsinda ari benshi kandi imyanya ari mike, bagafata bamwe abandi bagasigara. Yewe nawe uzaba rugo waboneye muri ya rugo pe. Ariko se umugati uracyarimo komeruka musaza wawe yari afite umushyitsi. Aha narindi kureba mbona hasigayemo dusate nka tubiri gusa reka mfe kudusiga bureba nkwesha icyayi. Ahubwo se mama
nta magi ahari ngo nikorere umureti harahari ahubwo hari n'agafiti karaye ukore sipesiyare ikibazo icyo ndavana niyongereho nk'ibiro 2 ahubwo reka mbanze nkwe ka cyayi agatasi kamwe akandi ndakanywa maze gukora uwo mureti umva wisanzure rwose urya ibihagije biri bukumaze iminsi ibyo byose ibyo umbwiriza ahubwo hari agafuka ka basimati natetseho rimwe ugatwara umara iminsi wifata neza nzagura kandi urakoze rwose urakoze cyane mama wanjye urakoze ahubwo mama ndabona n'amata mu gikombe arimo ndatwaraho make ubundi mara iminsi nifata neza utwara ibyo ushoboye ntacyo nakwima mfura yanjye no muri garderobe harimo igitenge gishyanye n'abazungu yari yanzaniye ukijyana uzakidodesha ujye ugiserukana ndabona icyo wambaye cyaragucukiyeho nyabuze urakoze cyane mama wanjye urakoze rwose maze ndebane n'iriya ngirwa mugabo yirirwa iraritse urutwe gusa ariko uyu muceri nzajya musangira na bebe gusa kwizera nashaka kurya neza azajya hawe oya ntukemane ibyo kurya igihe byabonetse ujye umuha yirire azagwe ku bandi mama sinkubeshye rwose njya mbona uriya mugabo ntazasazana nawe ndambiwe inzara rwose ndarambiwe sinamenyereye ubukene nka buriya ndagushyigikiye rwose nanjye sinishimira ubuzima buba ubayemo nubona indi nzira yakugeza ku idembe ntuzaze uyaze kuyinyuramo rwose nzaguherekeza nkunda ko wowe wumva agahinda kanjye didiye niwe uri kunsomera gusa nshinja n'amakosa ntakoze jya mwihorera uriya niko yabaye n'uwase niko se niyonge warimutse ntiwambwira ngo nze kukwakira muri karitsiye oya da nakwimuka se sinkubwire ngo uze kumfasha kwirukana imbeba none se ko ndeba uteze izijya iwacu ni umukobwa dukorana ufite ubukwe ejo bundi tugiye kumuremera kumuremera uravuga burayidi showa niba utarakererwa cyane se wakwegera ku ruhande nkakubwira akantu gato ntabwo ngutindira humura ntumfatiranye mega wari uzi kuri bumbone sinari mbyiteze yego ariko rwose nari kuzaza kugushaka muri wikendi kuko icyo nshaka kukubwira kirampangayikishije pe guki gize amahirwe rwose nkubonye bugufi ni amahoro se ko numva unteye ubwoba twigire hirya nyine nkubwire aho mbwira ngo uteze yombi niko wazahanye mushuti wawe uwo yese ko mfite inshuti nyinshi ndavuga kwina hari undi se uzituziranyeho yagize ateze kwina asigaye asuzugura umugabo we bikabije pe ibyo uvuga se ni ukuri urabizi rwose sinakubwira ikintu ntahagazeho maze kugira nk'akaga nsanga umugabo ahetse umwana arwana no kumuhoza kwina yigendeye ibyo ariko numva nta n'ikidasanzwe kirimo koko se niba yaragize aho agana agasigira umugabo umwana se ibyo byo ntacyo bitwaye ariko ikibazo abikora kenshi agatinda rwose n'umugabo atazi aho yagiye ibyo byo numva byaba ari amakosa rwose mva nkubwire iyo atahutse umugabo akagerageza kumubaza iyo avuye n'impamvu yatinze ngo amushyiraho isoni undi akituriza nyine kubera kwanga amahane yego mwana ibyo se ni ibiki kwini yadukanye none mbaza nkubaze pe ikindi ukuntu asigaye yambara utwenda tuduhenuye dusa nk'uduhenze n'agasuzuguro asigaranye wagira ngo afite undi mugabo bawubanye pe yewe ndaza kumushaka mubaze ibyamuteye da ndumva afite amafuti menshi ni ukuri rwose dufashe turebe ko twatabara urugo rwa kwizera ariko jiri ushaka kugenda ko ndi kubona uri gukomeza kureba ku isaha cyane ahubwo burije sho yesi reka ngire ngende iyo ngirwa mugabo itaza no kunsara reka tugumane basi nk'isaha imwe reka basi ejo nzashaka icyo mubeshya ngaruke maze nasize ntatekeye umwana ubu yiririwe yawurute gusa reka ngende ntekarye giraga abana wakoze kumpa ibyishimo sheri nawe wakoze cyane gusa byambabaje kubona ukuntu wabaye wabibonye se ko nabaye nk'agakecuru acupiye pe ya nzobe yawe yaragiye yose none se ko ntakibona amavuta meza yo kwisiga nabura ntegucuye maze wowe mbonye ibiheri byarakize wageze naho rwari ibiheri se iyo mbona mu minsi ishize wari kumirwa nari imeze nk'akavumbura amashyiga no ntizi kubera icyo umugabo wawe atakwitagaho urabivuga urabizi se
nta kenda akazi mahigira sigaye mpora mu bitenge nabyo biciriritse umva biranasaza nabyo simbona ibi bisimbura ntuzo mushenza bagari kugufata n'abayobe ko hari abandi bagukeneye ndekundo rero ubu narumiwe ndumagiwe ariko rero njari ikinchangaga ubu koko yagushukishije iki kumbona ntacyo yishobore nyine burya wamaze kugenda mama akomeza anyotse igitutu ngo nishaka umugabo ndakuze gusa nagutegereza ntazi igihe uzagarukira nuko uhita unyibagirwa rero wishakira undi none ko wagezeyo ntunamvugishe se ngo menye amakuru yawe nari kugutegereza ntazi niba ukinamfitiye agatima icakora ubwo ninjore mu makosa nubwo nanje atari nje umutantine duturanye rero yahise ampuza n'uwo mugabo turi kumwe ndebye cyangwa yari ariho n'ukuntu yiryagaguraga umva ngira ngo afite agafaranga byibura icyakora bari ntakubeshye sinigeze mukunda naramugiyeho nyine by'amaburakindi but ntugakangwe na za ndisize sheri cyakora ubwo rero yazaga kugusura yati utwenda twiza yakodesheje akamodoka ukagira ngo ni urabivuga nkaho wari uhari neza ubu sijya kukubeshya nuko byagenze rwose ntabwo wibeshye ugeze usanga inzira kukwakura maze no kurya kabiri ku munsi ni intambara ntibishoboka aha nibyo bishoboka ahubwo gusa ubu umugore nkawe ujaga mu buriri ntacyo utamiye hari igihe tuburarada inshuro nyinshi nabwo tukarya ntiduhage nta kacyayi k'amata nabona noneho akanyama n'agafiriti biheruka nkiri umugeni ukuntu wikundiraga agafiriti n'udukaroni se shaka akiyo biteto nayivuyeho sha ibyo ni ibiki ubu iyo ndamutse mbonye uduceri dukeya ngura twa dukaroni duto twa bebe gusa ubundi nkihata ubugari n'isosi y'ubunyobwa cyakora ndya neza iyo nagiye iwacu ubwo se shahu urukumva ubwo buzima uzabushobora nagira neza ntawanga kuryama ngo atarota nabi ariko warose nabi burya ngo burinda buke none se ko ngiye kukwifashiriza ubu ntazaje araguteza amahane ariko kubaza aho wahahiye ujye unyihera nashaka ziyahure singiye kuzicwa no kwifuza noneho se bigenze bite kutwibutsera haryo washakaga yari kwini none waramubonye ucika hano cyakora amoko aragwira nukumbabarira rwose hari igihe umuntu awugira mu gushaka imibereho ariko sinigeze mbibagirwa rwose iyo mibereho se warayibonyera ndacyashakisha ariko uko biri kose bizakunda ikibi ni ugucika intege none se gutuma kwini byakurambiye uje kwisabira ariko nta na rimwe ndatuma kwini gusaba niho ubyitekereza iyo abonye twahebye impande zose umwana wanjye yaruha rwose gute nako ninjye warushye ubu koko nzakomeza kumutunga anafite umugabo ni munyihanganira iminsi mike rwose ndabizi si uko bizahora waje kunsaba igishoro se ngo ugerageze n'ubucuruzi mwakugira se ntiwahita unahomba hari agasamu ufite mu cyaro nashyize ku isoko ntibakagura tuzavamo nyine nzashaka icyo nkora ndabona kubona akazi ka leta byaranze ahubwo hari ubufasha nabasabaga butari ubw'amafaranga cyangwa ubw'ibyo kurya urashaka iki se noneho kwishyura inzu byanze noneho ngo uhe umuryango umwe mu bubemo si ibyo ahubwo narinje kureba niba kwina ari hano ntawahageze none se ko inshuro nyinshi aba yagiye ni hano abaje ariko se ko numva usa n'uri mu iperereza kwini ntabwo ahora hano niba ari ibyo rero muzamfashe kumuganiriza rwose kuko nsigaye mbona afite imyitwarire itari myiza yagize ate se noneho ko umwana wanjye yakugoreweho rwose sinkubeshye kwina asigaye agira atya akazinduka agenda agacyurwa nijoro kandi ntashobora kumbwira iyo agiye niyo atahutse rero nkamubaza iyo avuye arantuka ese kwita ku mwana wanjye birakunaniye none utangiye kumuhimbira ibyaha jya ndumva icyo atari ikibazo rwose ntabwo mubeshyira rwose nimufashe kumuhana umwana ararira nkabura uko mbigenza mva mbese ubwenge buke ariko ubu ntubona ko washatse utarageza igihe ugize ko utarabanje gushakisha ibizagutunga wowe n'umugore wawe none kurera umwana wabyaye bikunanire none se murumva bikwiye ko kwina nta n'umwana muto wonka akagenda akirirwa iyo koko ariko ufite ikihe kibazo niba unaniwe kumuhahira akajya gushakisha aho bweze se ubwo wakumva uvuze yabahanda ntiyaguha inkwenene iyo atahutse se ntazana amahaho yego wenda arayazana ariko simba nzi inzira yayabonyemo niba zitunganye ariko ubwo izitunganye uvuga ni izihe ese aho yabonye mu zidatunganye bwo bitwaye iki ko ikiba ari ugufatwa
nimuyasangira se kuko utazi aho yaturutse? turayasangira yego ariko sinabura kubyibaza no kugira impungenge. Umva muhu niba nta kizi mufite cyo kuvuga haguruka umvira ureke kunesha igihe cyangwa urakomeza uvuga ubusanga amasaha y'icumi rero ko byashyu gihari ugataha utamiyeho. Ntabwo ari byo bingenzi ariko ayo makosa ushinja umugore wawe nayo ntayabaye yari amaco y'inda. Agace namuhaye ubwo aheruka hase mwakamaze nta byago nko gushyingira abashonje koko. naho ubundi gerageza wubaha umugabo wawe rwose. Ibintu byo kwikora ukagenda utavuze ugataha igihe ushakiye kandi uzi ko wasize umwana ndumva ntabishyigikiye. Ariko nk'ibyo byose ubabibwiwe nande? Sinabiguhisha nabibwiwe na Migambi. Uriya nawe agira menshi. Ubu kwizera buze undi muntu muzima bagendana ubabona Migambi yamugeza kuki? Migambi se wabaye iki? Umugabo w'umunyamazimwe gusa. Ubu se yaje kukubwira ibyo byose agendeye kuki? Umva wishaka guhindura ikiganiro. Babarira. Migambi yanganije ansaba kukugira inama uko yarageze iwawe agasanga umwana yahogoye kwizera yabuze uko yifata. Niba se yarabibonye rimwe ni ngombwa ngo agenda akigikuba ahantu hose. Ibyo koko hari igihe nyuzamo nk'inyabya ngo ndebe aho isi igeze. Ntubizi se ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze? Ibyo simbyanze ariko ntugahoza amaguru mu nzira mwana wa mama. Kandi nunagenda ujye wibuka kuba wasize umwana. Nabyumvise mabusha. Ako se ubundi byari ngombwa kubimbwirira mu idukamo. None ko nshaka kuza mu rugo ukambwira ko udahari se ngize amahirwe duhurira hano rero mpita ngufatirana. Ako se ko hashya ibintu byinshi noneho nihe wishe umuzungu. Reka ni Barteze wanyihereye y'umunsi mukuru. Nawe ibyaye na Barteze ntibizoroha pe. Gusa ibyo nkubwiye bitekereze. Ndabitekereza. Sinjye ubonye agenda. Umugabo atangiye kugenda nteza abantu rero muraza kumva kanjye nawe. Uretse ningera mu rugo turaserira. Uyu muntu ushaka kunkandagira kuko mana yanjye. Ubu ntabwo ari kubona ko ndi kumuhunga. Modokara. Ushiki wanjye usigaye utinya imodoka. Oya genda se ni wowe urankanze. Injira tugende. Reka ninjira ahubwo. Mbese mbanze shyire muri utu tuntu nyuma narinzanye ariko umva singiye kukubeshya. Dushyire kuri iyo ntebe y'inyuma. Anga turajya mu sawa nahafite ahubwo reka ninjira hano imbere. Ese ubwo urandeye utubura. Ntumbwire ko waruje iwanjye. Niho naringiye ariko kuva nkubonye sinyiriwe nyine. Aho mva mbese urabona nkubonyemo umukarani urananyitwarije uransiga mu nzira ze ngo bigende bito. Urabona nakongera kubona yo umukarani. Ahubwo ngezayo unasuhuze mwishywa wawe. Nakwizera ubu ngubu ashobora kuba yahageze. Kwizera we turaherukanye nta kibazo. Gusa yarakundegeye ni nacyo cyari kinzanye. Ngaho da yambeshye ngo iki se kuriya nawe namugoreweho. Yambwiye kusigaye umusuzugura cyane. Reka kuriya nawe arakabye akantu gatara gakomeza kagahindura inganza marumbo. None se kuki ugenda utamubwiye ukanatinda gutaha umwana akamara? Akoze niba byarabaye rimwe ni ngombwa kagenda bibwira rubanda bose ra. Musaza wase ubu nge mbaye rubanda. Ukeka ko ari wowe gusa bibwiye rero. Niyo ngira nawe mfatiye muri supermarché aransomera karahava. Nibyo nawe yakubwiraga se? Niyo ndirimbo. Okay, niba bibwira abantu benshi rero ko nikigaragaza ko wamunaniye kandi bikaba byaramurenze. Ubwo yakeka ko nutumvira niyo ngira nk'inshuti yawe uzanyumvira nka musaza wawe. Nuko ye niba ikibinda nshinze se ko numva yantanga tanze hose. Usigaye wambara n'imyenda ihenze cyane kandi ntaza hivu. Usigaye ufite undi muka. Nyumvira nk'ibyo uhise utekereza n'ukuri. Imyenda nyigura ko akunda wampaye udufaranga duke. Gabanya kurarikira ibirenze ubushobozi bwawe bitazagutura mu bishuko kwiba. Urumva si binibi. Amafaranga amanyagoye ngo haye ibyo kurya cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi wakenera mu rugo. Imyenda ajya wambara iyo ufite uzagura indi mwabonye akazi uranyumva? Byumvise. Hanyuma se amatelefone ya hato na hato ukomeza kwitaba kandi ukajya kure y'umugabo wawe ngo tumve ibyo uvuga. Urumva yatamutera impungenge? Ko noneho noneho kwiniragorwa nagorwa ye ngo ngwiki telefone ze si yanjye. Sinumva impamvu rero abakeneye kumenya ibyo nyivugiraho. Ngewe se nta mubazi ibyo avugira kuye. Koko ndumva koko mana yanjye. Nagabanye kungenzura rwose yamenye nkuze. Ariko wagira uko kwihagararaho mu makosa kwiye.
iyo misatsi usigaye uhinduranya buri munsi se nayo ukoresha mu mafaranga ama naguhaye? ntabwo nyihindura buri munsi ariko nawe ntugakabye. ubu kuko uba ushaka ko mpora nsa n'ingegera. ibyo si byo mvuze, ntunyumve nabi urumva. gusa sinabiguhisha ukuntu usigaye umeze muri iyi minsi. biragaragara ko ufite ahantu usigaye uhahira tutazi. ariko nawe nizeraga koko ntiwishimiye ko nanjye nasa nk'abandi cyangwa ngo ngendane n'igihe. iryo rari ry'ibigezweho ufite niri gukoresha amakosa uzayirengera. mbaye mbikubwiye rwose, nuza unyirukira njye nzakwihakana. Didier ngeza mu rugo cyangwa nushaka unahagarara insohoke. oya rwose rekera aho munsi. ibi birampagije rwose. uzumvaze koko waretse nkakongera koko mwana. oya urabona ukuntu washizemo waretse nkakondora. oya byihorere dore ijosi ryarashingutse amaso yagushize mu gihanga. oya rwose gerageza wongere utamire. ubu turushe tubiri waruye nitwo tuguhagije. oya byampagije rwose. hano ni mu rugo. ndabizi ko ndeba nk'umuzimu ariko ikibazo mfite sinzara rwose masi. ni ikihe? yego wenda nsiba kurya ruzungu ariko ko kundamira sinjya ntubura. none se ikibazo ufite ni ikihe? wararwaye se? ubonye narwaye ko wenda mwamfasha nkivuza. none uhangayikishijwe n'iki bigezaho? ni ubushomeri se? mase umugore wandangiye niwe ugize atya. aya ntibishoboka. kwini se ko nabonaga ari umukobwa utuje yaje guhinduka ateba ahubwo. ngiye kuva namugeze iwanjye uwo mutuzo uvuga ntawe ndamubonana. ariko nawe ntugarabike umufasha wawe. muharabikira iki? ubu ni ukuvuga ko nta cyiza uramubonaho kuvamo abana. cyahe se cyahe koko umuntu utaratinyaga no kuntuka akiri umugeni ugira ngo hari icyo atanyeretse. ariko se ubwo urakomeje. sinzi icyo nakubwira gusa narumuye pe. narumuye rwose gusa ibindi nari narabyemeye. ariko ibyo yatukanye mu minsi ishize bye byarandenze pe. ntibiki se wumva bitakwihanganirwa? wumva kwina asigaye yirirwa agenda agacyorwa nijoro. ye ubwo se aba yagiye mu biki koko? umbaze nkubaze. ubu yirirwa kuzereranira umwana rero. mva masenge nawe ra amujyana hese kamunsigira nkirirwa muhangayikana. ntibishoboka. gusa wirirwa urera umwana ukabishobora cyane rwose. yanarira ngaheka ndetse. ayiwe icyakora ubu ngubu mushiki wanjye ari mu rugo. iyo kwina agiye nibura akomana n'umwana. ntibyoroshye. none se kwina aba yagiye he buri gihe? simeruka se nawe nta kazi agira ra? sinakubeshya rwose. iyo mubajije nshiraho isoni nkinumira. ukuntu aba yambaye rero nabyo biteye inkeke. utuntu tw'uduhenure tudakwiriye umubyeyi. sinatinya kuvuga ko asigaye yitwara nk'indaya. ego none se niba ubona bidakosoka wazamuregeye nyina akamuganiriza. narabigerageje umukecuru arantuka nyihanagurizaho urumva ngo nimuhere umwana amahoro ngo niba kumutunga binaniye ndetse no kumuhimbira amakosa. urumva ariko Marita nawe ntashobotse rwose. nabonye atanyumvise rero ndikubura ndataha da. gusa navugishije Didier nyizeza ko azahana mushiki we ariko mbona nabyo ntacyo byatanze. wasanga wenda ataranabona uburyo amuganiriza. wese buriya ntiwagerageza nibura ukamuganiriza. nimumfashe ni ukuri ndananiwe rwose masi. yewe reka nzamushaka numva icyamuteye kwigira atyo. ubundi rwose nabonaga ari umukobwa utuje. sinarinzi ko ari bimwe byabarwubika ngo he baba ari nabarwubura ngeso da. yariyambitse uruhu rw'intama rero kandi ari ikirura. uyu nawe yarangunze. umunsi yaransanze kuko w'abanyamaguru ageshye. ariko ndibutse we uzi ko abantu basa batagirana amasano. kuba iki se uvuze gutyo? ejo bundi nabonye umuntu usa na bariteze. ni uko imodoka zahari nyinshi nkabura uko nambuka ngo mwitegereze mwegereye ariko barasa rwose. naketse ko ari umuvandimwe we. ubwo niwe wabonye ahubwo amaze iminsi naho. burya se yaragarutse. ariko nubwo namurabutswe ari kure nabonye asa n'uwaguye mu mafaranga. asigaye afite akantu gatubutse shawu. shawu burya koko ntawe uvumira itararenga. ibyo byo bariteze nawe yaje kuba umuherwe n'ukuntu yari yarakubiswe. burya ukandagira agahungu ntaho nyora. nanjye nabiboneye kuri bariteze koko. ucya bwitwe ejo nyine kuva yaza se mwari mwabonana. urumva se byabura.
ndakuzi no gushyuha kwawe ntiwabura kujya kumureba ubwo se yakubwiye ngo icyo amenye ko washatse nawe nyine urabyumva nyine yabanje konsamira ngo nananiwe kumutegereza kuko uyu muntu utunyuzeho yiteye parufe kanabi wese kutangiye kunukirwa n'ibintu byose bimwe bitanahari ubwo ntiwasamye kare mu rugo wambwiraga ngo harimo guhumura isombe kandi rwose nta nihaheruka yeza ati wabimenye rwose mwana we ukurikije umwana akiri muto cyane koko harya bebe ntafite umwaka umwe urengaho ukwezi yewe ni muto rwose gusa nyine ibyabaye byarabaye nta kindi wabikoraho ariko bizakugora sinabiguhisha have se nawe wintera ubwoba none se nkubeshye wabyaye ubazwa ntiwabonye akanya ko kuruhuka wahise ukora imirimo yo mu rugo none dore uhise unasama urumva se atari ikibazo wongera kuko n'inda atari iy'umugabo wanjye ahubwo ntibishoboka ibyo ni ibiki wakoze koko nawe byakubaho rwose ntucire urubanza urabizi ko bariteze ntigeze mwanga nuko gusa nyine twahuranye ese niba wakoze ibara none undi wundi yaba ari inde warakosheje ni ukuri kuva yarasanze warashatse wari kumureka ukagumana n'umugabo wawe nawe akazashaka undi utabuze icyo abwiye tubumera mbabarira ugerageje kwishyira mu mwanya wanjye wanyumva nta yandi mahitamo nari mfite utayagira ariko wari kumubwira ko inzira zanyu zabyaye amahari ugakomeza iyo watangiye nawe agashaka ahandi anyura ikibazo ni uko udashaka kumva ko bariteze ntimukunda kwizera namushatse ari amabura kindi ariko urwo runyezi rw'urukundo ruzakugeza kuki kuki urimo kwiruka ku byagusize urashaka gusiga kwizera se ukabana na bariteze nabyo bishobotse nabikora da gusa kuko yambwiye ko atazatinda inaha nzaba nibanira nawe mu ibanga kwizera ntazamenya igihugu kirwana n'ikindi nyamara ibyo urimo gukina nabyo utitonze byazakubyarira amazi nk'ibisusa uwasuzagirwa no kunutsa rero n'ubundi ntacyo nkiramiye nanga ukuntu wihagararaho mu mafuti maze ngiye nkugiriye inama wareka iyo mikino ukaguma hamwe ukubaka uwo mwana natavuka asa na se wa nyawe nabwo uzaba ugira imana asa na se azasa na se wa nyawe nyine ibyo ni ibiki nyabyeyi ubwo singufashe mama ni mwebwe muraho ariko uraho neza nyabyeyi heza kuzwe iteka ryose burya si ujya ujya winyabya ku mazi wenyine usize niyo ngira njyewe cyangwa sha uriya mukobwa uri hariya hakurya niwe muri kumwe nabonaga kwitegereza cyane oya rwose nta n'uwo nzi pe ntabwo muzi kandi uko niko kuri nari ngize ngo arashaka konera niyo ngira mpite mutesha oya rwose ese kuko utabeshye waje wenyine nari maze iminsi hirya mu mahugurwa noneho mbonye dushoje rero hakiri kare nza kwiyumvira aka kayaga ka hano mbere yo gutaha byungukiyemo noneho urankura sinkigiye muri siterese zo gutega nta kibazo ibyo rwose nta kibazo ariko se kuki utabwiye didiye ngo muzane komeruka nawe yikundira gutembera yewe hari gahunda yagiyemo naho ubundi twari kuzana rwose hano arahakunda cyane najyaga mpamuzana we na kwini bakiri bato papa wawe erega wowe n'ubundi uri umusirimu wamye uri umusirimu kuva na kera erega ubuzima ni bugufi nta mpamvu yo kubukomeza oya nibyo rwose oya reba imyaka ufite ariko unyuzamo ukaza hano ku mucanga rwose ukiyumvira amahumbezi yaho ugasura ibyanyu ukirebera inyamaswa imyaka ni imibare rega kandi no gusaza ni mu mutwe nibyo rwose ko ngiye ntanashaje da ntabwo nshaje pe ibyo n'ubundi sinarembe vuze da kugira ngo se uzanasaza vuba ahubwo ubu ngiye kuyoboka jimu urumva didi yamaze iminsi aserereza ngo nawe yagifoto ugabanye ibiro noneho nzahita mba mwana kenza baneke ariko n'ubundi birakwiye niko ye aho ubusaza ariko uzaba bukubise inshuro ariko rero hari ikintu maze iminsi nitegereza nkabona kitanshimishije gusa ubwo nkubonye wenda uramfasha ubwo se ni igiki ni imico nsigaye mbona ko yadukanye itari myiza imico imeze ite se
ubundi se kwino umuntu akangaye ku buryo umenya ko yahinduye imico. nyamara ngiye mubona kenshi uretse ko watambona ngo uramubona we ntakubone nuko rero kagira inkuru kwe nasigaye yitwara nk'indaya rwose kuki rwose umbabarira ijambo nkoresheje ariko njyewe niko mbibona rwose ariko nyabyi koko urumva ibintu umbwira kuki koko abana b'ubu mutacyo baha bakuru hasoni si ukukubahuka rwose mubyeyi ahubwo ndagira ngo hano umukobwa we bigishoboka kuki ibintu arimo rwose mbona bishobora kuzamugeza ahantu hatari heza ahantu habi ariko ari mu biki kwini konzi ko ameze neza mu rugo rwe ibyo uvuga rero yewe ntabwo mbyumva rwose sinzi ibyari hari hoteli yegeranye n'ibiro byacu maze kubona kwina azamo kandi kenshi nkeka rero ko abafite abagabo baba bagiye guhurirayo ariko nyabye uzi ko narinze kujijutse none se ugiye muri hoteli wese aba agiye kureba abagabo cyangwa abagore nyamara ibyo mvuze ngewe mbikubwiye kubera ko mbizi ukuntu aba yambaye n'uburyo aba agenda akebaguza areba hirya no hino nk'umuntu ugenda yihishahisha simpamya ko ibyo abajima aba ari bizima gezaho nyabye kwini si igitambambuga nahoza ijisho ni mukuru kandi aratekereza neza azi ikibi n'ikiza niba nta kindi ufite wambwira komeza gahunda zawe nanjye ureke nkora ibyanjye ambonera nk'umugabo nyamara ushatse wafata ihene igihebera ibyaba mu bimenyekanye agasenye ntibyaguhesha ishema mu bandi babyeyi kwini se yaba yariboneye undi mugabo ufite agafaranga di ubonye ibyo uvuga byaba ari byo akava kuri iriya cakarafu yewe ndaza kumuhamagara mubaze neza ubwo se nawe urabishyigikiye cyane niba na ngombwa nzamufasha ave kuri iriya mutindi yisangira uwo mubosi ruriya si urugo rwose yazanarwamo ndomewe ariko ko nakomeje kujya ndakwitegereza mu maso gawe nkabona garerurutse cyane ntaho ukijya amaraso gakubanye make ndatwite kandi noneho iyi ni iyawe mva mbese ngo iki bwiwe ntigize ko ari iyanjye mva yewe ntawe yaba ari iy'umugabo wawe kwizera dusigaye tubonana gake gashoboka pe nabwo kandi simba mbishaka mba ngira ngo nkureho induru mva bogoge ibyo ze byabuza ko inda yakwinjira iyo tumaze kumubonana kwizera mpitamo ibinini bimbuza gusa amasesha kuri abo mushenzi kujya kumutwikira wanjije wose none kukinje tubonanaga ntubime hari wakubwiye ko ndi ingumba wowe se ko mba nkwishimiye mba natwawe iby'ibinini simbyibuka ana yanje genda ushaka ukuntu umwumvisha rero ko indariye ukabura nyihakanye rero oya hari uko kwihakana ariko ufite umugabo kandi ntaho nagutunga umva mbese inzitwazo ngwiki none se ntahari ibyo ikindi iyo umwana avukiye mu rugo rubagamo umugabo ubwo uwo mugabo abaga ari wese w'umwana ubwo rero umwana wawe ukaba umutwerera uriya mutindi utazashobora na rimwe no kumugurira igisuguti ngo yirire oya nzaje ndagufasha ntaho natererana imfura yanje ndumva ari za nduru n'ubundi naje nagiye none se uri kugira ngo bigende bite wa mukobwa we ikindi nje nakubwiye ko nta gihe kinini mfite inaha ejo bundi ngomba kuba nasubiye iriya iwacu abandi muri gahunda z'akazi umva kandi ubwo uze nugenda urumva nzaba uwandi nzaba mpfuye se nzaje ndakohereza amadolari nawe ariko mba ngukeneye uyu mwana se ntakeneye gukurakuzwa ariko wabaye ute kwina nkomeze kwicara iruhande rwawe ndi gufata iki uzampembe hari akazi wampaye je mbure kuja gushaka ibizadutunga nkora iki ngire ubwo rero ngomba kuguprofita mu gihe ukiri naho ushatse kuvuga iki ubu nyine byari rimwe turabigira kabiri gatatu byaramanywa gusa bibamwanywa nijoro nawe urabyumva ko mana yesi nijoro ariko bwaba ari ubuko none se kutambara ngo tugende ntaho nyigiye sheri burara umuntu dukorana kunyoherereje ubutumwa bugufi arambwira ati ngiye kuza kugusura genda rero atagera hano akanshishamo ijisho none se ntunamperekeza ariko ntuje uritetesha nk'abana reka nitegure uwo mujama wanjye atagera hano ugasanga birandaburanye sibyo nta kibazo nta kundi ngaho genda neza kandi urabeho umukunzi urabeho
ubu singufashe ariko kwize urakora iki hano uje hano gukora iki urakora iki hano nsubize ntabona uhoza amaguru mu nzira naho burya ubuje muri hoteli kureba abagabo hari abantu ubonanye twari turi kumwe nabo se hari abo ubonye nari kumwe nabo none se wari waje gukora icyanga muri hoteli umuntu wambwiye ko bakeneye abakozi bo guteka mbese ngo aratesha gusa hanyuma se wize hoteli nyine ntayo nize ariko nzi guteka uretse se ko nangize umwaka wo gushaka umukene utabasha no kumpahira ariko ubundi nzi guteka amoko menshi mbese ntabyo uzi se hanyuma se akazi urakabonye mabuja umwaka wawe se wankundiye umwaka wanjye ese ubundi wowe uje hano gukora iki aha mbambire ko kagira imana mu migambi yandangiye ushaka ko mukorera inyigo y'umushinga nta kindi kinzanye hano ahubwo se wanegereza tugatahana se ko ntari butinde ntiwizanye se ariko kora ibikuzanye nanjye byanzanye ndabirangije ndatashye ngaho re aha ngaho uranabeho bigendeye ngaho genda ko kagira imana ntuye abateye aturuka he koko yibaze nk'iyo batazaraba amerekeje imana yanjye mbega umunsi muremure we reba kuva hano mu rukerera tukaba tugarutse ijoro ryaguye ariko twagize ibihe byiza rero bivuga ahubwo numvaga butakwira umwanzi w'ibihe ni amasaha koko mva sinayimerutse kukubona wirekura kuri ruriya rwego rwose uzi ko wambyinishije nkahagira si wowe udaheruka gukora siporo ariko akazi kawe kabaye indyankurye nta kanya nkibona wabona ukuntu nagusohokana se ukagira ngo narakwanze haburaga agata ahubwo ngatangira iperereza ngo menye umukobwa waba warakumpugije oya ubwo si uza gusanga hari ubwo wari kubigenza gute koko wari kubikoraho iki cyahise ko ntari kurira ubundi nkihanagura ariko ni ukuri agahinda kanyica ni ukuri ntabwo nabikora uzambabarire rwose nunatekereza kumpemukira uzajye kure ku buryo ntazabimenya umva nagushatse nabitekerejeho neza ntabwo ngifite umwanya wo kwirukanka ku majipo ikindi ishinga rwose ni iterambere ry'urugo rwacu abana bacu bakazakurira ahantu hatengamaye urakoze cyane muganje wanjye nanjye nongeye kubigusubiriramo intebe nagutereye mu mutima wanjye nta wundi uteze kuyicaramo urakoze cyane rwose uzahora iteka uri urumuri rw'ubuzima bwanjye mu gihe cyose dusigaje kuri iyi si urakoze cyane shushu be ubu si ibiryo bya kadogora byiteza ndapfa kwanduza isahani kugira ngo atababara da wibagiwe ukuntu aba avuga ko guteka aba yabishyizemo imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose kugira ngo turyoherwe ajya nsetsa nkajya hasi uriye ngo nyina yamwigishije ko amagara atamera ahubwo amirwa da nibyo ariko njye nashaka ababare rwose ntabyo narya nyuma yo kwimenamo iriya fi ubu ngiye guhitira mu buriri niryamire ariko rero mbere yo kuryama hari ikintu ushaka kukubwira nashatse kukikuganiriza kare ariko ntinya ko cyakwica mudu nziza twari twibereyemo niki se ko numva nteye ubwoba shu ariko se nakoze se urebye wenda ntaryo ariko utitonze wazarigwamo gahore ngaho mbwira ngo uteze yombi mva sheri ndashaka kugabanya kugendana na Queen kubera iki se nsigaye mbona Queen afite imico mibi asigaye yitwara nk'indaya ibyo se wabikuye hari byinshi nakubwira ariko mba niboneye shaka indi nshuti nziza rwose urumva uriya si umugore mwakomeza kugendana none se yakoze icyo utambwira urabizi rwose Queen ni inshuti yanjye twakuranye ndetse mufata nk'umuvandimwe ibyo ndabizi ariko ndashaka ko ubwo bucuti buhagarara ihene mbi ntawe uyizirikaho iyi ejo ntazashiduka nawe utangiye kwitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara ariko se yitwara ati umva sheri
Queen yabaye indaya kandi uretse kwijijisha nawe mpamya ko waba ubibona. Reba amahenura aba yiyambitse abagabo bajya guhurira nabo mu mahoteli. Ibyo se wabikuye burya byaramenyekanye. Ntumbwire ko wari ubizi ugakomeza kugendana nawe shere. Uko nabimenye byose ngombwa kubikubwira gusa menya ko mbizi. Mbabarira rwose ntidusoze umunsi nabi. Ibyo kwinabamo byose ndabizi gusa mpora ariko kananira naho kumwigana byo urabizi ko ntabikora. Wenda ntiwamwigana ariko ubabona nabazi ko muri bamwe. Sinkeneye rwose abazitiranya umugore wanjye n'indaya. Njye ariko ntawe nkijyana nawe uretse nko kuba yansuye hano cyangwa nkamusura iwe rimwe na rimwe. Siki ariko umuretse ubwo ngubwo wabiki ko guko numva mukomeyeho. Ni ibiki nizihe nama mwungukiraho. Noneho nzongere nkubonane nawe cyangwa se numve wagiye iwe urumva ubwo uzabinsobanurira. Siki urabona igihe nahereye. Uracyari kuko bwakeye se kwiki abaye saa n'izirenga none uracyabaza ko bwakeye kuko none se wako waryamiriye kandi wari wararanye gahunda. Yewe si ibyo nagomba gukora sinabirangije. Byutse mu rukerera ubu mvuye mu ntara. Uzi ko ntanamenye igihe wabyukiye. Yewe ibi si ibitotsi noneho ni ibirogano pe. None ko nagize imana bebera agatinda gukanguka nyine. Ariko usigaye uryamye. Niko imiryamire yawe ko inteye impungenge ndetse aho wicaye hose usinzira. Ibyo bitotsi ni iby'amahoro cyangwa uratwite? Icyo cyo wakimenye ndatwite. Nuko ye ko uruko tubonanye se mbona unywa ibinini wasamye ute? Ati sibisi. Wasanga ari umunsi niwagiye ku kigo. Sindi umwana kandi sindinjije Queen. Ntushake kuncabiranya. Ako ngucabiranya. Ahora kuvuga ko utakongera kubyarana n'umukene nkanjye se. Wakwibagirwa ute gufata kanini kakurinda gusamara? Ako se urashaka kumvikanisha iki? Nyine mbwira waguteye iyo nda. Wasanga ari nawe wahora ujya kureba. Dore ko utari ukicara hano. Kugenda no gutwara inda se bihuriye. Aho bitahurira se ni hehe? Ko utambwiraga iyo wabagugiye se. Namenye warabagugiye mu biki. Cyangwa ugira ngo nubwo nicecekeraga sinabonaga ko utakirwiyambitse. Hakibyo ubikuraye. Umuntu ntayoberwa umwibye ati ayoberwa hamuhishe mada. Urumva neza? Iyo nda niwo musaruro wavuye mu ngendo zawe za buri munsi. Cyakora umva ko nihangana ngiye kwizera. Ibyo byose nabyihangana na gato. Utabyihanganiriza bikora iki? Urajye wanyu kugeza ubyaye. Urumva neza? Nturi ntacyo mfite cyo kukugaburira nkuko uhora ubivuga. Gusa nanjye mbona ntacyo kimariye. Kujya wirirwa uryamye gusa. Ariko warasaze kwiza. Uranyereza iwacu se umugabo w'iwacu kari Didier akaba ari musaza wanjye ndamushyira inda niwe wayinteye. Ariko ibyaye ikibazo irakirigata. Ntiwakwanga kukwakira. Uko biri kose uri umwana wabo sibyo? Nanjye rero ngiye gushakisha amafaranga. Numara kubyara nyine nzapimisha utunyangingo ndebe ko uwo mwana ari uwanjye. Nisanga ari uwanjye nibwo uzagaruka ahangaha. Kandi kwize ibi bintu utangiye nutabireka nzakurega kumoza ku nkeke. Urambuza uburyo ntwita umwana wawe ntasone. Ibyo binyuma nibyo ntashaka kumva madame. Ibihe binyuma se? Urabizi neza ko uwo mwana utwita atari uwanjye. Yego ye. Wamuraruje muri ya mahoteli wahoragamo. Twahurira gukambeshya ko uvuye gushaka akazi k'ibyo utigiye. Kuko nabaga nagiye gushaka ibiraka ngo ndebe ko twabaho. Ibyo bindi uvuga ni ibiki? Umva ndakubwiye ngo ngiye sinzagendera rubanda. Ujye gushaka se uwo mwana utwite kuko si uwanjye. Kuba muzima urakana umwana wawe se wigeze umfata ndi kuguca inyuma? Nuko nkubwiye kandi ndakomeje. Nta mahoro ndumva nimereye nabi. Nkunda no kunyirira. Nsawa? Boss ko mbana uri n'ibikapu se bigenze bite? Ubu ndafashe sha. Cyamhana. None se uragiye koko? Cyane gose. Bungiye gufata rutema ikirere n'isubirire hakujya y'inyanja. Badata none. Sembaye wande koko. Ko nawe uri ndashima koko. Oya rero se. Nakwishuriye inza meza 6 gose. Nishuye umuntu ugomba kukwigisha ibijanye no gukanika. Nguzigiye ibyo kujya. None ngo baye wande.
uri gushaka ko tujana se bose hey byankoreye byose rwose ndabigushimira pe ntabwo nifuzaga ko unsiga menya ko ari akazi hey nta kundi byagenda se ko nshimye ngewe unsize unteguriye inzira mukobwa w'abandi wajya guza kukureba ubwo hano uri kuvuga ku inesi cyaje izungereza aziyiteho sha hey namumenya akuze hasi ako kantu ushyizemo ko numva atari sawa se ko nta kundi nyine none se ubu nabura kuja mu bimfitiye inyungu aja ngo mu by'abagore binjije bemeye ko mbatera amada kandi bari bafite abagabo se ko kabererwaga umubwira ko umukunda se ngo kuzamujyana mu mahanga akabayo ubuzima bwiza wamubeshyeraga iki koko bose hano nande kugira ngo yishime kandi nanja mu burenganzira nkomeze mwishimishirizeho uriya utaragwiyambitse ari ino ubu mama namwikorera ngo mujanye igota amasimbi n'ibishuko bihabaga ukuntu bingana niyo bibayo se naho sawa nzi ko wenda abantu babo bitonda aho na bose barambwiye ko mwanakundanye kera niba gukunda rero ibyo bishuko numva atazabyita reka urayikundiraga ibintu bijanye n'iraha ntabwo uragumaga hamwe ntibibaho none se ubushatse kuvuga ko bari kumwe bashakanye badakundanaga ntaha mutagasa kaza kundeba ariko ngewe rwose haramva umuhemukiye bose wasanga yaramushatse nyine cyamabura kindi kuko nyine yari yarakuze ntambwe ko mwakundanye kera se yabonye ugarutse nyine mugasubukura urukundo rwanyu ariko bose rero buriya umujyana nk'uko wabimwizezaga kuko nyine ubushobozi ntabwo ububuze sibyo kandi uri bose ufite amafaranga menshi kandi niyo ngiyo hakurya iyo ukorera ibifaranga byinshi umva iriho ibuke ubwire bari abantu bo kuzibura kiriya cobo bakikuziburira bariya base ntabwo niba uyu munsi batagikora ntabwo kuko aya mafaranga ntayo nzaba bitangiye guteza akavuyo ahangaha kandi ari byiza oya ndababwira rwose bose nareka n'ibyo ngibyo indege itanze gashaka naho uriya afite umugabo azamufasha kurera iyo nda n'umwana naje mu byo kuvuka zamumwitirira birangire bijeho biri kuja si ubwo umwana wawe ugiye guterana nawe w'umuhoye iki koko bose ubu koko nabaho nawe imana ntizabikubaza ari nje nta kosa mfite kandi ngo nyirakobi yakarangaje agapanura cyane nyirakanonka nagagamo ikindi kandi abana nje ntaho nababuze kuko nje ngeraga inyundo bacuraga nyamara rwose si byiza kunyanyagiza amaraso yawe bose umwana uje ushobora kumukenera ibaze ushatse nk'undi mugore ntimuzabyara cenera ibikapu mu modoka shawe reka kuntenza nanibagiwe bose uwo mwana ndi kumva wakubabaje n'ubundi navuka uzagenda umufata umwirerere ndamukwihereye bose reka nze mbishyiremo rwose ariko bose iravuba wibuke na ziriya mikandara uzishyiremo umunsi umwe uzampa umunyenga mu ndege bwa umunyenga mu ndege babonetse bose si bashaka batanga lifti sawa mbese bose n'ibingibi gusa cyangwa na cya kindi cy'umukara gishyiremo wibuke na ka gasego ko mu ijosi kariya kesi kariya kantu hose mu ijosi bashyiraho umusego kugira ngo barawuryame zasirimuka bikugoye harya wambwiraga ngo mu nda harakurya cyane we iyo ngi uva hararya rwose nkagira ngo ugiye kuvamo ubu hazindutse hambaga niyo mpamvu naguhamagaye none se wazagiye kureba muganga kurebera ikibitera harya igihe cyo kujya ku gipimo ntikiragera cyarageze sha ugira ngo amezi ntabaye none se utegereje iki ikibazo se bazanyakira ntajyanye n'umugabo kandi aribwo bwa mbere nzaba ngiye ku gipimo cy'iyinda uzaba ugenda wenyine se umugabo wawe yabaye iki kwizera se shazemera komerekeza ku gipimo ko mba numva afite urwikekwe ngo uyu mwana ntwite se uzajye kwipimishiriza aho batakuza ujyane na bariteze
aha bariteze se waraboneka ko aba yibereye muri bizinesi ze azashaka akanya nyine none se uzakomeza kwicara utazi ibibazo ufite kugeza ryari ubundi se ngize ingorane hakagira utubona na sinaba ndutanze we ibaze bimenyekanye ko inda nkita atari yakwizera ntacyo kiramiye rero ubundi abimenye urumva neza yego komana wenda abandi bo wanababeshya ariko se nge kuko nkwiyumviye ubivuga ubwo urabihakana uhereye ariko se kwizera waje ryari kwizera waje ryari nimwe mwiriwe ngewe maze akanya nuko rero nanze kubiyereka nako wenda n'Imana yagira ngo menye amakuru yose niko madamu uwo bariteze waguteye inda ni wa musore wigeze kumbwira ngo wari uzi kuguha keya ariko wumvise nabi sinavuze ko ariwe wanteye inda ahubwo navugaga ko abantu bashobora kubikeka umva wisamye wasandaye rero nabyumvise byose wikwiri gushaka kumbindikiranya rero ariko ubundi wagize ugakomeza ukagera mu rugo ibintu byo kwihishahisha no kugenda wumviriza ibiganiro bitakureba byo n'ibiki umuntu w'umugabo ko arekaye ceceka aho ngaho ati ninde se wakubwiye ko ngiye nayo ndimo kubumviriza ugira ngo se narinzi ko niyongera ari hano ahubwo none si ibyo twavugaga byose wabyumvaga si byose ariko ndakeka ko icyo numvise ari cyo cy'ingenzi ariko umwumviriza yumva bike cyangwa kumvirana ibyo nabyo ndavuze ngo hambira rusange uwo mugabo waguteye inda umwana wanjye w'umusige nzamwirerera urumva neza ibyo bintu urimo kwivugishwa rero ubu ntacyo byagufasha kwizera ibiki wifata umwanzuro urakaye rwose ntawufata reka abantu bitonde baganire neza rekeraho niyonge nta nama nagusabye niko nkubwiye ubundi hari icyo kwinaguhisha sinumva byose mubiziranyeho genda umucumbikire niwe yabitsaga ayo mabanga yose yanduye yego urumva neza nge namvira ahangaha rwose simushaka n'uwojya mu bandi atwite nagenda wenda kwinginga urubuye reka nisangire bariteze wanjye azanagera mu mahanga nawe uzakomeza uririre mu myotsi yego ariko wowe wabaye iki wagiye ukaragura ururimi mu kanwa mbere yo kuvuga reka nta mpamvu yo gukomeza kwinginga iyi ncakarafu yego n'ubundi nakabaye naramusanze kera nabanje kujijisha kwizera none uganzanye rwaserera rero ndigendeye ubundi iyo ntegereza bariteze kandi gahe gato simba narabiwe n'imbwa ariko wagiye reka gutukana we uravuze ngo gushakana nanjye nukuribwa n'imbwa kwine hari aho mbeshye se okay ariko kwine ugeze naho kunyita imbwa umva reka nkubwire niba unashaka impamvu ntayibonye ariko reka nigendere gusa ntuzatinda kubona ko wibeshye henda kubona ko nibeshye umva nawe urarengereye rero ndengera sinzi icyo wishingikirije ariko ntiwagombaga kubwira umugabo wawe kuriye wibuke ko ari se w'umwana wawe kwiye ndeka nawe uriya se n'umugabo nyabaki karaho babuze se w'umwana wanjye se utamugurira n'akaye urute n'umubyeyi nyabaki ese niwe nyabye komera cyane uraho neza miga bimeze bite se sha ndabona ibintu ari ubutengamereza kuva ryari se usigaye ugenda wicaye reka iyi ni y'akazi da ntabwo urasa n'ubimenye ngo tuyibatize nanjye byari binyobeye da injira se tugende ubwo se niba uri mu kazi sinaba ngiye kukugomesha injira se ugabanya amatiku nyinaho reka ntateko da ugutwara se byambuza gukora akazi ko se wamugane uretse ko ibyo bose yari yantumye gukorana birangije nyine ubu muterura imodoka ye ese iyi ndetse nshatse ubu nanayirara mada nkayimugeza na ninjoro nabyo birashoboka urashaka amahane we nakumvise amahane se yiki iyi si imodoka yonyine boss afite aramutse akeneye kugira aho agera yajya gufata indi ese garusha ariko se injira mu modoka nyine injira mu modoka tugiye muri mera neza njye kukugurayo kamwe shasi ndarisoma da injira rero reka mfunge umuryango hanyuma se andi makuru ushaka yewe ndaho nyine by'iki gihe da ese ahubwo mbwira ya nguzanyo wasabaga warayibonye inguzanyo afasha ubu se naba narigiye umushinga n'inzobere nkayo kubaka y'inyuma nabiteguye nitonze rwose iyo batayifata rwose ariko bari umwaka ariko ubundi nta makosa bari gusangamo wenda kwizera rwose
wabyize ubyumva pe. ariko rero kuvuga ni ugutaruka kuki wabujije madamu wawe kugenda kwa Kwizera? niko yakubwiye se? naramubujije ariko ntiyabyumva. none se Kwizera mwapfuye iki? Kwizera nta kibazo dufitanye. icyo nashaka ni uko umugore wanjye akomeza kugendana na Queen. ibyo si byo byaje bite? kubizi ko Queen na Niyongera bakuranye si inshuti gusa ahubwo ni nk'abavandimwe. oya simbishaka. ubwo kuko urumva ko batandukanye ari igitekerezo cyiza. Queen yarahindutse. Queen yahinduye imico. nawe udashatse kwigeza nkana rwose urabizi ko asigaye yitwara nk'indaya. sinshaka rero ko n'umugore wanjye yamwigisha iyo mico mibi. ihene mbi ntawe uyizirikaho iyi. nibyo koko Queen asigaye yitwara nabi twese rwose turabibona. ariko se nitumutererana ntazarundukira ko yemwe ahubwo twamuha hafi tukamugoragoza wenda yagera akagaruka iwe ngo ahinduka. nta makuru ufite. ntiwamenye se ko yavuye mu rugo? ngo yavuye mu rugo nyine. ibyo uvuga se ni ukuri? cyane rwose. oya da. nabibwiye na Niyongera byabaye rwose ahibereye. Niyongera se ko atakigenda kwa Kwizera? ejo yarancitse asubira kureba Queen ngo yari yamubwiye ko ameze nabi. ageze rero Queen amubwira ko inda twita atari ya Kwizera. jamaye nka rero ntumbwire ko Kwizera byumvise agahita amwirukana igitaraganya. wenda kubwira ko Queen yarinze hano ntunyumve rwose. ndumva bitoroshye pe. Kwizera rero yarabyumvise abimubajije undi arikunguza ngo yisangiye umukire wamuteye inda ngo Kwizera ngo gumane ubutindi bwe. ubwo uranyumvira? mana yanjye aka ntakumiro koko. ndashaka uburyo nasura Kwizera rwose ndumva atorohewe. ntiyorohewe habe namba. kandi ngo umwana Queen yaramusize. ngaho da. ubwo Kwizera akazi ko kurera karamubonye nyine. mbega umuvandimwe ngo arakubitika. ntibibazo. ndarara mugezeho mufate mu mugongo rwose. cyangwa niba bitakugora ungeze iwe rya cupa rwose uzaringurira ubutaha. umva reka tugereho tumuhe Paul. ni ukuri pe. nibiba ngombwa turigure turisomere iwe. ariko ko ari wowe wahoraga uvuga ngo dufashe Queen n'umugabo we ubwo uracyababajwe n'ibihumbi magana angahe nakoresheje ngo aturira mushiki wawe? wabitoragura se? kuki koko ukunda kuremereza ibintu? ariko uzakomeza gushyigikira Queen mu mafuti iyo ugeze ryari mama? ibyaye ikibazo irakirigata wa muhungu. Queen ni imfura yanjye sinamutererana uretse ko nta n'inka yaciye amabere da. arinda kuguza amafaranga angana atyo sazi ko azayishyura yakuye he? none nari kureka bakamusohorera ibikoresho mu nzu rero. ibyo ni ibyanyu gusa njye nkeneye amafaranga yanjye rwose. urumva nari nayabikuje mfite ibyo nshaka kuyakoresha. kuyaterura utambaje rero ni ikosa rikomeye cyane. ubundi ni uko wabaye mama nari kuguta ku munigo. wakabimenye ko niyo kosa nyine ukangabanyaho umudori. ariko rero ukwiye no guhana umukobwa wawe akareka kurarikira ibyo adafitiye ubushobozi. bitari ibyo kubaka bizamugora. ndabivuze mwene muzehe. bizamugora se bizamugora iki? reka ibyo muvuga ndimo ndabumva. nushaka umureke n'umuri rwarasenyutse ntacyo kiramira buva. ariko nkawe uteye uturuka hehe? uraza witura ku bantu nta kuvunyisha nta kuturamutsa ukaza witerera mu biganiro utatumiwemo. ubundi ubupfura ugira wabutojwe nawe. ariko se mama wajya ugabanya kuvuga nawe. bimeze bite rata bon frere? bimeze bite se ho kabyara we? ko wavugaga ngo rwarasenyutse se byagenze bite? Queen ntiyaraye mu rugo ejo nimugoroba yaransezeye. yaratinze ahubwo imyaka itageze kuri 2 amazi wawe yashizemo ubu yari kuzahamara undi mwaka ataranangutse. mama garukiraho. ukuri guca muziko ntibushye Didier ndeka mbwizingegera ukuri ahubwo umwana wanjye ko ataraye ahangaha wamushyize hehe? ibyo wivugisha ngo yaragusezeye simbyitayeho urabyumva? mama garukiraho. mara ntacyo namutwaye rwose. ejo hari aho nari nagiye ntashye nsanga arimo uraganira na Niyongera. nuko amubwira ko inda twita atari yanjye ahubwo ari witwa Bariteze. ugize ngo nde? Queen yakomeje gukurura n'inyana y'imbwa ngo ni Bariteze. uramuzi se? vuga iki kugenza utuvira? niba niyo se tumuzi urabikoraho iki? ubundi nahoraga nifuza icyankurira umwana iwawe inzara itarahamutsinda. niba yarisangiye Bateze rero ni amahire n'ubundi niwe yahoze yikundira mbere y'uko waduka. ntiwite ku byo mama avuga rata bon frere ahubwo mbwira neza. Queen koko yarahangara bivuga ngo inda twite si yawe? yarabivuze rwose simubeshye.
rwose nagerageje kumubaza uwo bariteze uwo ari we ariko bitaragenda ngo n'ubundi njye simbashije kumutunga nahinje rero kubamenyesha n'ejo atazagira ikibazo mukagira ngo aracyabe iwanjye nuko twakumvise rero ngaho genda ubundi uretse koko kwikunda wowe wabonyeho uwanga ibyiza umwana wanjye ubundi yakomeza kwizirika ku muruho yabonye aho ajya akabaho neza genda ushaka undi mutindi nkawe mwisungane ureke kwini nawe arya ubuzima nawe uri kurengera ubundi umwana wanjye akuriye mu buzima bwiza ntiyakomeza kwigaragura mu ivu ngo abivemo dorere uyu gusa wavuga ko ameze neza ubwo yisangiye uwo yakunda gushoboye ngo kumwitaho kwa jarira se n'ibikapu ubwo mukunzi waramusenze uyu si we sigaho nawe wivugira kuri mushiki wawe Didier ubaye ikiraka kwini bariteze yaracutse ntahure mana yanjye yaragushutse gusa uraseka iki narakubwiye ariko ngo ureke agakungu n'uwo bariteze ahamura ngo muvugana bisanzwe ngo ntiwamufata nk'uwo mutaziranye ibyo bisanzwe se byavuyemo indabite cyangwa iyo yavuye muri fanta yari yakwakirije ubwo wamusuraga gabanya gushungera undi mwana nawe tubwire bariteze yanyizezaga ko nkunda ko nasubira mu mahanga azanjyana none ejo nasanze yari igende hasi ayiwe uranyumvira uwo mushenzi ngo araguhemukira di arasiga n'ukuri hari icyo mutumvikanyeho se cyaba cyaramuteye gukora ibyo yakoze ibyo none se koko iyo ndutwite niye nyine urumva birako urebye mama ubwo se urumva utarya iminwa ubwo se urarya iminwa mu biki ko nakwiyumva ibibwira niyo njye babivuze neza ariko se kwi ubwo watekerezaga kakose mana yawe ubu se iyo ndurayerekeza he noneho ndeba se urandeba wamba bayirya none ko ukuri sinzongera gukirisha kuguhemukira ariko ye ntabwo uzongera gukirisha kumpemukira komeruka warambwiye se ko ntacyo maze kandi uri umutindi uzapfa ndirira mu myotsi urashaka kugaruka gupfira iwanjye wansabiye kwizera imbabazi koko isatani iwacu kagarega ni ukuri sinarinzi ibyo aravuga ko nsabira kwizera imbabazi ndakwinginze unsabira imbabazi nsubire mu rugo dore umwana wanjye ubu se urumva nahera irwarize sinjya wagutumye kwiyenera ku mugabo wawe di urumva wabonye icyo utambuta n'urwo wari wambaye noneho hamwe nyine imbeho ikwica ariko se uracira mushiki wawe urubanza ugeze ryari n'iryari nakwihanangirije kwizera ibiki yihangane dore urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose babarira umugore wawe nyine buriya nawe abonye isomo mbabarira mwumve ko murarekure umugore ndekura n'ubundi nigende ayo rwose mubabarira oya nta kumubabarira n'ubundi wahoraga umbwira ko tudakwiranye iwanyu ni abakire nibagutegendeye usange uwo bariteze ufite ubushobozi ni nawe muberanye ariko se rwose mama girira bibi ukenera urukundo rwacu twese wamusize utamureba se ntabwo wamurebaga urwo rukundo se wigeze urumuha ko wirirwaga ugenda nka rumuhangiye nyine ako sibyo nabikoze kangahe kuko wasireka kugira inzika cyangwa niba byaranabaye bikuraho ko namubyaye nkamwosa didi wanyingingiye kwizera ko n'izina ry'imana mfashe no kugakana usizongera kumusuzugura cyangwa kumuca inyuma didi ndakwinginze mwinginge uri inshuti ye cyane umva mubwire kwi uri mushiki wanjye ndagukunda ariko ahangaho bage wifashe rwose ubwo se waba unkunda uramutse ndetse nakubwiye ko nibikugaruka nzakwihakana rusome rero niwe rwishyuye mana yanjye we mbaye iwande koko